Ibihe byiza cyane nshuti wowe udukurikiye, ni karibu cyane hano kuri Inema TV, aho tukugezaho inkuru nyinshi zitandukanye. Ni karibu rero no kuri iyi nkuru y'urukundo nziza cyane, ni inkuru iryoshye kandi inakubiyemo ubutumwa bwinshi, aho umukobwa yikururiye umukobwa w'inshuti ye nuko akamutwara umusore yikundiraga. Umusore ariko nawe bitari byoroshye no kuba yabwira umukobwa ko amukunda kubera ibikomere by'ubuzima yanyuzemo. Ese ibyabo byaje kurangira bite? Ntucike rero kurikira inkuru yacu. Dutangiye hari abakobwa babiri b'inshuti barimo baganira, umwe yitwa Lydia, undi yitwa Diana. Diana ni umukobwa mwiza ariko nanone utuje, ntakunda kuvuga, ku buryo rwose udasanzwe ubizi ushobora gukeka ko ari agasuzuguro, ariko nanone waba umurenganyije kuko niko yitereye. Ni umukobwa uri poze kandi w'inyangamugayo, yikundira akazi ke, ibintu byose bye biba biri ku murongo, nta kavuyo yigirira. Lydia we ariko nubwo ari inshuti na Diana ariko ni abantu babiri batandukanye cyane. Lydia ni umukobwa w'umushapu cyane, guhita amenyana n'umuntu bahuye bwa mbere ntibimugora. Ni wa muntu mudashobora kwirwana ngo wicwe n'irungu. Ni umukobwa ariko nanone wikundira ubuzima bworoshye, ni umukobwa wikundira kuryoshya, nta bintu na bike yaba ashaka yuko bimugora. Diana we rero mu byo amukundira nuko iyo bari kumwe baganira akamutera story ntiyicwe n'irungu. Bicaye rero barimo baganira, Diana yumvise yakiriye message kuri telefone ye, nuko arayifata areba umuntu umwoherereje ubutumwa. Nuko agiye kubonabona ni umusore bari bamaze igihe gitoya bamenyanye witwaga Logan. Logan yari amwandikiye amusaba ko baza guhura bakaganira biramutse bitamugoye. Diana akimara gusoma iyo message yarikanze, ubona abuze ikintu ari busubize Logan, yayobewe niba agiye kumwemerera cyangwa niba agiye kumuhakanira. Lydia yahise amubaza uko bigenze, Diana nawe amubwira byose ati ni umusore unsabye ko tuza guhura tukaganira, ariko mu by'ukuri nta minsi myinshi ishize tuziranye. Mu by'ukuri ndumva nayobewe niba ngiye kumwemerera cyangwa ngiye kumuhakanira, kuko ndumva ntari buze kubona ikintu nganira nawe. Ariko uko byamera kose ndumva nahita muhakanira kuko ndumva guhita nemera kano kanya atari byiza yaza kubibona ukundi. Ikindi kandi ndumva ngomba kwitonda nkabanza nkabitekerezaho neza, nkanabanza nkareba niba kuko ari umuntu uri seriye dushobora gukomeza kugirana umubano. Lydia amaze kubyumva yasetse mugenzi we kubw'umwanzuro ashaka gufata, ati hoya wimuhakanira, niba rwose wumva uri jene kubura uraba uri kumwe nawe utari buze no kubona ikintu muganira, njyewe ndabigufashamo, kuko ndumva uramutse umuhakaniye yahita akeka yuko ari agasuzuguro. Reka tujyane tube turi kumwe, ndaza gutuma utari bubure ikintu umuvugisha. Diana kumva ko inshuti ye yemeye kumuherekeza yarishimye, nuko ahita yandikira Logan vuba na bwangu amumenyesha ko ibyo amusabye abyemeye. Logan nawe mu kubona uko amusubije arishima, ahita amuhamagara, nuko bahana gahunda y'ahantu bari buze guhurira. Diana ahita anamubaza niba bitamugoye kuba ari buzane n'inshuti ye. Logan amubwira ko ibyo nta kibazo rwose, ko nawe buri bimushimishe kuko n'indi nshuti araba yungutse mu buzima. Amasaha bari bahanye yarageze, nuko bahurira aho bagombaga guhurira. Bakimara guhura, Lydia yabonye ukuntu Logan ari umusore mwiza bigaragara nk'aho anafite amafaranga, nuko yumva agomba kumutsindira uko byagenda kose. Batangiye kuganira cyane we na Logan, nuko barahuza bisa nk'aho wagira ngo banasanzwe baziranye, ahubwo wagira ngo Diana niwe uhuye na Logan bwa mbere. Diana we n'ubundi wari usanzwe yicecekeye, noneho amagambo yari yayabuze burundu kubera ukuntu yabonaga abo bantu bombi bameranye, ku buryo yageze aho nuko akumva anatewe n'isoni n'ukuntu yabonaga Lydia ari kwitwara kuri Logan. Nuko ageze ahakeka ko arimo no kubabangamira, nuko abasezera harigendera ababwira ko hari indi gahunda agize yihutirwa. Diana akimara kugenda, Logan yahise abaza Lydia ati ariko se uriya mukobwa niwe usanzwe ni kuri yateye? Nabonye kugira ngo ube wamukuraho ijambo bigoranye cyane, mba ngira ngo tuganira nyisanzureho ariko ntibikunda, kandi nanjye mu miterere yanjye sinzi kwinginga umuntu cyane.
Logan yakomeje asaba Lydia ati ubwo ngize amahirwe we tukaba tumenyanye kandi ukaba uri inshuti ye, ndagira ngo umfashe ubingiremo uriya mukobwa tumenyane birushijeho. Lydia yahise abwira Logan ati ubwo se urakeka ko iyaba ari ushaka yuko mugira n'undi mubano byari kwirwa bikugora? Diana ndabizi ni kuriya nyine ameze iyo adashaka umuntu niko abigenza. Buriya nyine yaguciye amazi, yabonye nta kintu umubano wanyu watanga. Buriya nyine ushatse wagenza gake kuko buriya ntabwo yigeze kwiyumvamo. Ako ni akabanga nk'ibi ariko singusabye ngo ugende ubimubwire. Gusa ubishatse wakomeza ugahatiriza ukareba ko hari icyavamo, ariko nkanjye umuzi neza w'inshuti ye nakugira inama yo kudakomeza guta igihe cyawe. Logan byaramubabaje ati ubwo ni ibyo nyine, n'ubundi njyewe sinzi kwirwa nirukanka inyuma y'abakobwa mbinginga. Lydia yahise amera nkaho abonye okaziyo kugira ngo amufatirane, nuko amubwira ko ahari kazagerageza kumuba iruhande kandi ko rwose we aramutse nabishatse yumva bikeneye ko hari umuntu baganira yajya amuhamagara akaza bakiganirira. Logan yahise yishima ati n'ubundi wowe rega nabonye uri umwana mwiza, nabonye utirata nk'uriya mukobwa. Icyo gihe bombi bahanye kontakte zose zishoboka nuko batangira kujya baganira. Diana we yaratashye ageze mu rugo abwira mama ko byamugendekeye, amubwira ko mu buzima bwe ari bwo bwa mbere yarabonye umusore akamukunda, none inshuti ye magara Lydia ikaba igiye kumumutwara. Mama we yamusabye kwihangana ati mwana wanjye ariko iyo wangishije inama sinari kukwemerera kujyana n'uriya mukobwa. Lydia nubwo asanzwe ari inshuti yawe ariko wakabaye umuzi cyane kundusha kuko njyewe mbona atari umuntu wo kwizerwa. Ariko humura niba uwo musore agukunda n'ubundi azakugarukira. Diana yabwiye mama ati mama buriya wabona n'ubundi nari nishyizemo kuriya musore yankunze kandi wenda bitarigeze bibaho. Reka ibyo ngibyo mbyikuremo ne gukomeza kubitekerezaho cyane. Diana yariturije yanga kwirukansa ibintu ahubwo imbaraga nyinshi mu gusa n'ubyirengagiza azishyira mu kazi ke. Diana mu busanzwe yari umuganga, yari umuphysiotherapist, yakoreraga ubugororangingo abana kuri clinique imwe ahantu yakoraga. Abana baramukundaga cyane, ariko muri bo hari akana kamukundaga cyane kurusha abandi kitwaga Tania. Kakundaga kumubwira ko nta mama gafite, ko kifuza kuzabona undi mama umeze nk'umuganga Diana. Mbese nyine kamubwiraga ko kifuza ko yakabera nyina. Diana nawe akakagirira impuhwe akumva aragakunze cyane. Mama wa Tania yari amaze igihe gito yitabye Imana. Papa Tania nta wundi mugore yari yagashaka. Gusa iteka yavugaga ko niyongera gushaka umugore ari agakobwa ke kazamuhitiramo, ko kazavuga ko gashaka ko yakabera mama, kazagerageza uko ashoboye kose umwana we ntabura umunezero. Ku rundi ruhande ni ko umubano wa Logan na Lydia urushijeho kuba mwiza, ku buryo rwose Lydia yaje no kubwira Logan ko amukunda nuko batangira gukundana gutyo. Bakimara kujya mu rukundo, Lydia yahise ahamagara Diana amubwira ko amushaka byihutirwa. Diana mu kuhagera undi nta yindi nkuru yamwakirije usibye kumubwira ukuntu urukundo rurimo kugurumana. Ati mana yanjye ubu se Daya nkubwira iki koko ko natomboye, uriya niwe musore w'inzozi zanjye. Logan ni umusore mwiza, afite amafaranga, afite akazi keza, ahazaza hanjye hose mu mibare yose nirwaga nkora hari mu biganza by'umusore nkuriye. Niwe nahoraga ndota rwose. Lydia yakomeje abwira Diana ati sinzi ukuntu nagushimira kuko warakoze cyane, ni wowe waduhuje, ni ukuri ndabizirikana kuko ni nayo mpamvu nyine nagutumyeho ngo ngushimire, kuko iyo bitaba wowe sinzi aho nari kuba nibona, sinzi ko Logan twari kuzapfa tunamenyanye. Diana nubwo yumvaga amagambo y'inshuti ye ariko mu mutima we yumvaga yenda guturika. Nta byinshi yamubwiye, gusa yamubwiye ko yishimiye urukundo rwabo, nuko ahita amusezeraho ngo yitahire. Lydia agakomeza amubaza niba hari ikibazo afite
kuko yabonaga atari uko asanzwe azi inshuti ye, yabonaga atishimye. Diana nawe amubwira ko ameze neza nta kibazo afite nuko arigendera. Lydia yakomeje gukundana na Logan, yahoraga amubwira ko yifuza ko bashyingiranwa, ko amukunda cyane, ko atari buzarota abonye rwose bakoze ubukwe bakagira umuryango ndetse bakagira n'abana. Logan nawe yabona uburyo Lydia amwereka urukundo akabona nta mpamvu yo gutinza ibintu. Yabonye yuko Diana we atigeze amukunda, ko ahubwo Lydia ari we umukunda cyane ku buryo ari nawe wifatiye iya mbere akabimwibwirira. Nuko igihe kigeze afata umwanzuro wo gushyingiranwa na Lydia. Nuko ategura ikirori cyo kuza gutera ivi nga propose Lydia. Icyo gihe ategura ikirori n'ubundi yatumiye na Diana kuko n'ubundi bari bakivugana, nubwo nta byinshi bavuganaga ariko n'ubundi baravuganaga. Nuko ku mugaragaro Logan proposa Lydia, avuga amagambo menshi amutaka, yongeraho ko amukunda cyane, maze amubaza ko yemeye ko bazashyingiranwa. Lydia nawe byamurenze avuga yego nta gushidikanya, bisa naho rwose ari ibintu yari amaze iminsi yifuza. Diana wajyaga wicara rimwe na rimwe akarota ko wenda umunsi umwe Logan azisubiraho akamubwira ko ari we akunda bya nyabyo. Uwo munsi yarihebye, yabonye ibyo atekereza byose ko agomba kubisiba mu mutwe we, abona rwose ko ari inzozi atazigira akabya, nuko abona ko ari ibintu bitazigera biba. Bakomeje kwicara aho ngaho baserebura, bigeze aho Lydia yohereza message Diana amubwira ko akeneye ko asohoka bagahurira hanze. Diana yarasohotse, Lydia nawe ahita aza, nuko aramubaza ati ese ni amahoro ko umbwiye ngo nze duhurire hano? Lydia ahita areba mu gasakoshe ke, ahita yongera abwira Diana ati ngaho mfashije ndaje. Diana tugiye ese? Lydia ati ariko se ubwo ntabwo ubizi. Nuko Diana yitegereje neza abona Lydia akuyemo itabi niryo agiye kunywa. Lydia yahise agenda ahantu yihishe, nuko afata itabi atangira gutumagura vuba vuba, arangije aragaruka atamira amashikarete menshi. Diana ubwo yari kumureba yumiwe ati njyewe nari nzi ko ibyo bintu byo kunywa amatabi wabiretse. Nuko Lydia ati njyewe ntago nabireka, ntago nabishobora, nagerageje kenshi ariko byarananiye. Narumaze umwanya munini hariya hantu, numvaga bimbangamiye, numvaga ngiye nko gupfa. Diana ati none se ariko ikibazo ko ari kimwe, ibyo bintu ndibaza ubwo ngubwo uzabisha kugeza ryari? Lydia ati nzabisha kugeza igihe nyine nzakorera ubukwe, gusa icyo ngusaba no mu bukwe uzamfashe nka gutya sibyo? Nuko Diana arumirwa. Ntibatinze aho bahise binjira ariko nta n'umwe warabutswe. Iminsi yakurikiyeho Lydia na Logan batangiye gutegura ubukwe. Lydia abwira inshuti ye ko nk'umuntu babaye inshuti kuva kera nyine yifuza ko nawe yazaba mu bakobwa bazamwambarira. Diana nawe mu bwana bwiza bwe nuko arabyemera, amubwira ko nta kibazo. Lydia ati ariko ubundi wowe bite byawe, ufite gahunda ki? Diana ati njyewe ibyo ngibyo by'inkundo ntago mbirimo, ibyo nitayeho muri aka kanya ni akazi kanjye, ibindi by'abasore bizaba biza. Lydia ati sha wowe sinzi uko umeze, uzi ko njyewe ntashobora kubaho nta musore mfite turimo gukundana, hari n'ubwo mba numva nabagira ahubwo banarenze umwe. Lydia yatangiye no kuvuga ukuntu ku munsi we wa proposal yabonaga boss wa Logan atari kumukuraho ijisho. Nuko abwira Diana ko nubwo bwose agiye gukora ubukwe ariko n'ubundi ari mu rukundo na boss wa Logan. Diana yumvaga amagambo y'inshuti yakababara, akababazwa n'imyitwarire ye n'ukuntu umusore yakunze agiye gushaka umugore nk'uwo nguwo, agahinda kakamwica kurushaho. Nuko akabura aho ahera abibwira Logan, agakeka ko yamufata nk'injajwa cyangwa se wenda ko yakeka ko ari ishyari yabagiriye mugenzi we. Igihe cyarageze ubukwe burataha, bose basa neza cyane, ari umugeni, ari abamwambariye, ariko ari akarusho kuri Diana. Gusa nubwo bwose Lydia yarakoze ubukwe
ariko yabaga afitiye ubwoba Diana yuko ashobora kuzamutwara Logan. Yahoraga bacunze ngo arebe ko bahuza amaso, kuko nawe mu mutima yari azi ibyo yakoze byose. Yari azi ko byose ari we wabiteye, ko kugira ngo Logan adakomeza kwegera Diana byose ari we wabigizemo uruhare. Nk'uko abantu bose bari bishimye, ariko ari agahinda kuri Diana kuba yarabuze umusore yakunze. Diana yikomereje akazi ke nk'ibisanzwe. Ka gakobwa ke n'ubundi kataniye kahoraga kamubwira ko kamukunda, kakomezaga kubimubwira ko rwose kifuza yuko umunsi umwe yazakabera mama, ku buryo byaje no gutuma Papa Tania aba inshuti na Diana. Igihe cyarageze Papa Tania abwira Diana ko amukunda, amusaba ko abyemeye yamubera umukunzi. Papa Tania yabwiye Diana ko yari asanzwe amukunda, ariko byabaye akarusho abonye ukuntu umukobwa we nawe amukunda. Kiteka ryose ahora amubwira ngo azamuzanire muganga Diana amubere mama. Diana yabaye nk'utungurwa cyane, kuko ntago yari yiteguye kumva ko Papa Tania yamubwira amagambo nk'ayo ngo amusabe ko yamubera umukunzi. Gusa nubwo ari uko byari bimeze, ariko Diana yaramuhakaniye amubwira ko bitashoboka. Papa Tania yaramwinginze amusaba nibura ko yabitekerezaho akazamuha igisubizo. Diana yarabyemeye amubwira ko agiye kubitekerezaho, ariko n'ubundi nyuma y'igihe gito yaramuhakaniye burundu. Papa Tania nta kindi yari bubikoreho usibye gutuza akabyakira. Diana we agahinda n'ubundi kari kakiri kose. Gusa yakomezaga kwiyumanganya mu bandi ntihagire ukeka ko ari agahinda yifitiye kuko yabuze Logan. Mama we ariko yari abizi neza ko nta yindi mpamvu ituma umwana we atakishima ko ari uko yabuze umusore yakunze. Nuko akamubwira ati ariko ni ryari umutima wawe uzakira yuko Logan atakiri uwawe, ngo witegure guha amahirwe n'abandi basore bagukeneye uve muri ubwo bwigunge. Mama we yazanaga icyo kiganiro, ariko Diana yahitaga amwihorera nuko akamunga akigira kuryama. Mu rugo rw'abageni nabo ibyishimo ntibyatinze. Mu kwezi kwa buki batangiye gushwana. Logan atangira kumenya ko umugore wanywa itabi n'indi mico mibi myinshi Lydia yari afite, kwihisha bitangira kumunanira. Logan yatangiye gutekereza ukuntu yakoze ubukwe yihuse cyane, adafashe umwanya wo kumenyana n'umugore we byimbitse ngo abanze ngo anamenye ngo ni muntu ki. Ariko nyine abona byibutse amazi yararenze inkombe, yumva agomba kwihangana nta kundi yabigenza. Lydia akimara gukora ubukwe na Logan, akazi yakoraga ahise agasezera, kuko iteka yahoze avuga ko naramuka abonye umugabo w'umukire atazongera kwiteza akazi kazicara umugabo akamutunga. Logan ibyo kuba umugore we yarasezeye akazi ntacyo byari bimutwaye cyane, ariko icyamubangamiraga ni ukuntu yapfushaga ubusa amafaranga. Lydia yabaga yatumiye abakobwa b'inshuti ze bafite imico nk'iye bagasohokera ahantu hahenze, bakanywa amayoga bakaryoshya, atitaye ko umugabo wari gukora wenyine. Lydia yatangiye kujya ashwana n'umugabo we cyane, ku buryo akenshi mu rugo byabaga ari intambara. Logan ibibazo byatangiye kumurenga, kugeza naho yatangiye kujya agenda yivugisha mu nzira yibaza amaherezo ye n'umugore we yashatse, kugeza n'ubwo rimwe atwaye ari mu muhanda yashudutse yarenze umuhanda. Icyo gihe yakoze impanuka ikomeye cyane. Ntibyatinze umugore we Lydia yakiriye iyo nkuru mbi. Yakiriye inkuru mbi y'uko umugabo we akoze impanuka ikomeye cyane, nuko kubyakira biranga. Yumvaga ibintu nk'ibyo atari byo yari yiteguye kumva mu gihe nk'icyo, nyuma y'igihe gito yakoze ubukwe. Nubwo byari bimugoye, ariko nyine niko byari byagenze, nta kundi yagombaga kubigenza. Yafashe iya mbere yerekeza kwa muganga kureba uko umugabo we ameze. Lydia akimukubita amaso yavugije induru. Nuko atangira kubaza Imana ukuntu ibintu nk'ibyo ari we yahitamo ko bibaho. Lydia yahise yegera muganga, nuko aramubaza ati ese nibura muga hari amahirwe y'uko azakira akongera agasubira mu buzima busanzwe, akagenda akabasha gukora nk'uko byari bisanzwe? Muganga ati biragoye, ariko wenda biranashoboka.
gusa twebwe nk'abaganga turimo turagerageza uko dushoboye nubwo tubona ko bigoranye cyane kugira ngo azakire yongere abashe kugenda kuko yakomeretse ahantu habi cyane mu rutirigongo ku buryo aho hantu yakomeretse ubundi igice cyo hasi gihita kiba pararize. Muganga atararangiza kuvuga ngo asobanurire neza Lydia byose, Lydia yarongera arira cyane ati ntibishoboka, ubwo bivuze ko niyo yava hano mumusezereye nta handi ubuzima bwe bugomba gukomereza usibye mu kagare, akajya yicara mu kagare akaba ariho dukora ibintu byose ari, bivuze ko atazongera kugenda koko muga? Muganga atari ko nubwo icyizere cy'uko yakongera kugenda kikiri gitoya cyane, ariko nyine nakubwiye ko tugira gukora uko dushoboye nk'abaganga, namwe kandi uko muzamuba hafi mukamwitaho mukamwereka urukundo mukamurinda ko yakwiheba bizagira uruhare runini mu gukira kwe. Lydia yari yabaye nk'uwataye umutwe nta nubwo yashatse gukomeza kumva ibyo muganga yamubwiraga, bisa nkaho rwose n'ubundi nta bisobanuro bihagije yamuhaye ku burwayi bw'umugabo we kuko mu mutwe byari byivanze. Ako kanya yahise yigendera nuko atandukana na muganga asubira kureba umugabo we Logan aho yari arwaye ariko asanga yihebye cyane. Lydia ati sheri humura, njyewe mfite icyizere ko uzakira kandi ndi hano kugira ngo nkwiteho. Logan nawe wari wihebye ati ariko nta mpamvu n'imwe yo kunyitaho, nta muntu n'umwe nshaka gukomeza kubera umutwaro. Muganga yansobanuriye uko byagenze ko byose n'ibyuma naciyemo ibisubizo byerekanye yarabinsobanuriye kandi yarabinyeretse. Lydia akomeza guhumuriza umugabo ati reka tugire kwizera, hari igihe bizagenda neza ukongera ukagenda. Lydia hashize akanya gato yarataha ajya mu rugo ariko yabuze icyo gukora, yumvaga byivanze mu mutwe neza neza, nuko ahita ahamagara inshuti ye Diana ngo amubwire uko byabagendekeye. Diana yarahageze asanga Lydia yiyahuje inzoga z'ubwoko bwose yasinze yabaye ibyatsi. Diana abonye uko ameze ati ese nubwo byagenze gutyo ibibazo mwahuye nabyo ugira ngo biri bushire kubera izo nzoga zose uri kwiyahuza? Lydia ati Diana wowe uri njyewe wabigenza gute? Upfakaye ukiri mutoya nkanjye wakora iki? Diana ati ariko umugabo wawe ntago yapfuye aracyariho. Lydia ati ceceka wowe nuko utabizi, ibyo uvuga ntago ubizi, birutwa n'uwapfuye akavaho tukabimenya. None se buriya urabona kuba ameze kuriya bimaze iki usibye gukomeza kurushya abantu? Rero kanywa inzoga niyibagize biriya byose, sinshaka gukomeza kubitekereza. Lydia yahise afata icupa ry'inzoga kubita ku munwa, nuko arangije aritereka hasi, atari kugura atekereza ko nzajya nirwa nicaye ahangaha turi kumwe nawe hano mu rugo musunika mu kagare, nkamwoza nkamukorera amasuku n'ibindi byinshi nawe utayobewe. Urumva ubwo buzima aribwo nsigaje kubamo hano kuri iyi si koko? Urumva ibyo bintu njyewe nzabishobora? Oya, uwo ntago yaba ari njyewe Lydia, ibyo bintu ntago nabikora. Diana akomeza kumwinginga anamwumvisha yuko Logan aribwo amukeneye cyane, ko aribwo anakeneye urukundo kurenza ikindi gihe cyose babanye. Lydia kubera n'inzoga atangira kurakarira Diana ati kuki ariko buri gihe wowe wigira umuntu mwiza udashobora no kumva intege nke z'abantu? Urabizi uri inshuti yanjye ariko ahangaho nta nama uri bungire, ni umwanzuro wanjye ndi bwifatire icyo ndi bukore kandi ntukindenganyirize, kandi sohoka ahangaha vuba vuba utahe, sohoka se. Diana ati ariko se kutangiye kunyirukana kandi ari wowe wampamagaye? Lydia ati sohoka ahangaha mva mu maso nawe sinkigukeneye, ndumva utangiye kuntesha umutwe. Diana yaratashye ariko hashize iminsi akomeza gutekereza ku myitwarire no ku magambo y'inshuti ya Lydia, nuko abona ko Logan ashobora kuba ari kwa muganga wenyine, nuko ajya kumureba. Logan yari yatakaje icyizere cy'ubuzima, yihebye cyane nta morale na nkeya kigira. Nta kindi kintu yahise abaza Diana usibye kumubaza niba yabaza amakuru y'umugore we, niba hari hose yaba ameze neza. Diana yanze guhita agira icyo amusubiza ahubwo amubaza impamvu amubajije ikibazo kimeze gutyo. Logan
ati hashize iminsi ataza kundeba, ndi kwibaza icyaba cyaramubayeho kandi nta nubwo telefone yibaho. Ese Daya, nibura waza guca mu rugo utashye ukandebera ko ameze neza, ukanamenya ko nta kintu kibi cyaba cyaramubayeho, cyangwa wenda ukareba ko ataba yararwaye. Ndabizi afite umutima woroshye ku buryo kwakira ibyambayeho byamugoye, wabona byatumye nawe arwara. Diana ati ntacyo ngaho banza ugerageze ufungure ku byo narinzanye, ndaza kunyurayo murebe humura. Diana yaratashye ko kaca kwa Logan ngo arebe umugore we yongera amuganirize, ariko mu kuhagera yasanze wa mubosi wa Logan yibereye hamwe na Lydia, bibereye mu byishimo nkaho rwose Lydia adafite umurwayi kwa muganga. Diana yaratunguwe, atuzi ko ntarinzi kuri hano Lydia, ukaba uri hano nta kintu urimo gukora, ukaba utagiye no kureba umugabo wawe koko ngo umwiteho? Ndakwinginze banza ujye kumusura, agahinda karamwishe, afite depression, akeneye kuba uri iruhande rwe, rwose akeneye umuntu umuba hafi, ndakwinginze banza umugereho. Lydia ati Daya, wakoze kunsurira umugabo rwose wagize neza, ariko wigira ikibazo, bari baje kumfata, hari aho tugiye ariko turi buze no kumugeraho tumusuhuze, ahubwo taha dore urimo uratuma dutinda kuva hano. Diana noneho yarumiwe neza, ariko yanga kugira ibyinshi abwira Lydia, kuko n'ubundi imyitwarire ye n'uwo mugabo yabonaga ukuntu imeze. Nuko arigendera, Lydia nawe yicara mu modoka ya boss baragenda, ariko n'ubundi ntago Lydia yigeze ajya kureba umugabo we. Logan yakomeje kurwara yihebye cyane, ariko noneho yasubiye inyuma cyane ubwo boss we yazaga kumureba akamubwira ko akeneye baganira biri seri. Ati gusa sinzi aho ndi bubihere, ariko nibigendanye n'akazi. Buriya urabibona abantu twikorera nkatwe, biba bigoye ko umukozi wakomeza kumuhemba atabashije gutanga umusaruro ufatika. Mbese nyine nawe urabyumva, nko mu gihe umukozi atigeze aza ku kazi ngo agire icyo yinjiza, biba bigoye ko hari n'icyo umukoresha we yabasha gusohora. Kandi ngira ngo nawe urabizi neza ko mbere y'uko unakoreye impanuka, kampani yacu yari ifite ibibazo byinshi. Hari contract nyinshi twari dufite twagombaga gusinyana n'andi makampani akomeye dusanzwe dukorana, twakekaga ko nibura aho ngaho ariho twakura inyungu tukongera tukazamuka, ariko byaranze. Logan ati yego ndabyumva kandi n'iby'izo contract ndabizi, ariko se boss mwarasa ku ntego? Boss ati rega byose nabivuze, muri ibyo bibazo byose kampani yacu ifite, ntago twafata ibyo bibazo byose turi guhura nabyo ngo twongereho no guhemba nyine abantu batabashije gutanga umusaruro. Bivuze ko guhera muri uku kwezi umushahara wawe ugiye guhagarara. Logan ibiganza byatangiye gutitira biri iby'uyu mubiri wose, nuko abura icyo avuga. Boss ahita yigendera. Logan yatangiye kurwara noneho yihebye cyane birushijeho nuko yari ameze na mbere. Umugore we nawe yazaga kumureba rimwe na rimwe, amafaranga nayo atangira gukendera kuko bayasohoraga nta na make babasha kwinjiza. Umugore we yarebye kuri konti yabo abona nta mafaranga basigaranye. Yahise afata umwanzuro nuko aza kureba Logan ati ndagira ngo nkumenyeshe ko nje kugusezeraho, kuko iyi si yo mariage narotaga. Isi nabonaga imbere yanjye siyo ndi kwisangamo, bisa naho nayobye inzira. Ariko icyiza nuko mbimenye hakiri kare, nkaba ngiye kugarukira hafi. Ndacyafite ejo hazaza heza, amahirwe n'imigisha yanjye byose biracyahari, kuko ndacyari mutoya, ntaho ndagera. Rwose ndagira ngo nkumenyeshe yuko ubu buzima njyewe ntabushobora, nta mafaranga na make yadusigaranye. Singiye kwishora mu madeni ntazabasha kwishyura, singiye gufungwa nkiri mutoya. Umbabarire Logan, umbabarire kubw'uyu mwanzuro nafashe, kandi ndagira ngo nkumenyeshe ko ari wo mwanzuro ntakuka. Nabonye ubu buzima njyewe ntabushobora.
urabeho ndagiye. Lydia yahise afungura umuryango ahita akubitana na Diana bisa nkaho ibyo baganiraga byose Diana yabyumvaga. Diana ati se nta kuntu wakisubiraho ugahindura intekerezo zawe? Lydia ati ngo iki? Ukeka ko ndi umwana utazi ibyo nkora se? Ndakuze bihagije, ndi umugore uri independent, nta kintu na kimwe nkora ntabanje kugitekereza, ibintu byose mba nakoze mba nabitekerejeho. Igeraho nigendere wintakariza igihe. Ndabizi kuva kera ushaka Logan, narabibonaga erega, mba mbona ukuntu mureba, mba mbona ukuntu muvugisha. Njyewe sindi mwene ba bagore bagira umururumba baba bumva bakwiharira abagabo bonyine. Ngaho nawe ndamukwihereye, ngaho genda wigeragereze. Diana yararebye arumirwa nuko aramwihorera aragenda, nawe ahita yinjira asuhuza Logan, ariko ntago yabashaga no kumuvugisha kubera agahinda n'ibikomere by'amagambo yarasigiwe n'umugore we, ku buryo Diana nawe yumvaga byamurenze. Diana we nta kindi yakoze, yahise asaba konji ku kazi kugira ngo ajye kwita kuri Logan, kuko yabonaga nta wundi muntu bari kumwe. Gusa nubwo yasabye konji, ka kana k'agakobwa kamwikundiraga ka Tanya kasigaranye agahinda kenshi, nuko Diana amubwira yuko atazatinda ko igihe kizagera akagaruka. Mama Diana nawe yamenye ko Diana asabye konji yo kujya kwita kuri Logan, biramubabaza cyane. Ati ubwo nta soni kujya kwita ku mugabo w'abandi? Uriya musore rwose uzamwizirikaho kugeza ryari? Ni ryari uzakira ko atari uwawe? Niba ari ukugira ngo uzatsindire umutima uribeshya cyane, kuko ibyo abagore n'abagabo ntago wabyivangamo. Nubwo umugore we yamutaye, ushobora kujya kubona ukabona aragarutse, kandi ukabona nyine n'umugabo waramubabariye. Ndakwinginze rwose bikomeza guta igihe ku mugabo w'abandi. Diana ati mama, ibyo ngiye gukorera Logan ntago ari ukugira ngo nzatsindire umutima we cyangwa se abashe kunkunda. N'ibindi kubikora mu rwego rwo kumufasha nk'uko nafasha undi muntu uwo ari we wese waba ukeneye ubufasha, kuko Logan ari wenyine, nta wundi muntu afite umwitayeho. Rero singiye kubikora kugira ngo rwose mwigarurire, ndakwinginze kugira ngo unyumve neza. Diana yari yamaramaje ku buryo nta kintu na kimwe wari bukore kugira ngo umubuze kujya kwita kuri Logan. Yaragiye ageze kwa muganga, ababaza imiti yose ikenewe kugira ngo Logan avurwe, nuko arayimushakira, nuko arayimushyira, amubwira ko aje kumurwaza atazongera kuva aho ngaho kwa muganga. Logan wari wibabariye, ntago yumvaga ukuntu hari umuntu waba akimwitayeho. Yahise afata akamverope karimo imiti nuko akajugunya hasi, ati uranshakaho iki? Nta muntu n'umwe nkeneye kanyitaho, ndeka nipfire, nta miti yawe nkeneye. Nawe ndabizi waba hana akanya gatoya, ariko igihe cyagera ukantu ukigendera nk'uko umugore wanjye yantaye. Aho ngeze ndashaka gupfa, kuko nta kindi maze usibye kurushya abantu. Diana yanze kumusubiza, nuko ntiyagira ikintu abivugaho, aramwihorera, nuko akomeza kuvuga agahinda ke. Diana yahise atoragura ya miti, nuko arongera arayibika, nuko arasohoka ajya gushaka amafunguro. Arangije hashize akanya arinjira, amuzanira ibyo kurya, abitereka ku kameza imbere aho ngaho, amutegurira n'imiti, nuko aramwegura ngo agerageze afate amafunguro. Logan yarebye ukuntu ibyo bintu byose Diana bikorana urukundo, nuko amusaba imbabazi, ati umbabarire ko kare nakubwiye nabi kandi nguhora ubusa. Diana ati ndi bukubarire ariko wemeye kuzajya unywa imiti, ukanafungura ibyo naguteguriye byose, kandi ukanizera ko uzakira, ntiwongere kumva ko uri umutwaro ku bantu. Logan noneho yaramwenyuye, ati yego ndabyemeye, ngaho nawe mbabarira. Diana amwicira isiri ko yamubabariye. Logan atari ko se kubera iki urimo kunkorera ibi byose? Diana ati nta kindi ndi kubikorera, nuko ku isi abantu twese tuba tugomba gufashanya. Uyu munsi ni wowe, wenda ejo yaba njyewe ntawamenya.
Logan ati ariko wowe utandukanye n'abandi bose. Bosi wanjye yaranyirukanye ku kazi kandi ari umuntu twakoranye kuva kera. Ni umuntu tuziranye w'inshuti, ni nanjye wazanye igitekerezo cya kampani yacu. Nuko yandushije amafaranga agahita ashora nyine nuko akampa akazi, ariko n'ubundi nari mwungirije. Ntago natekerezaga ko buriya buryo yabikozemo anyirukana ari bwo buryo ari kubikoramo. Umugore wanjye nawe yarandambiwe aranta, ubu nawe nundambirwa uzahita ntawigendere. Diana ati oya, njyewe ntaho nzajya kandi guhera uyu munsi uraza kubibona ko rwose hari itandukaniro. Ngaho rero gerageza urya ahubwo bitarahora cyane. Logan yatangiye kongera kwishima, nuko mu minsi mikeya rwose atangira kugira icyizere cyo kongera kubaho. Abaganga nabo ntako batagize ngo bamwiteho. Mu minsi mike yaciye mu cyuma ngo bakore controle bareba aho bigeze, nuko muganga atungurwa no kubona urwego Logan agezeho. Yababwiye rwose ko hari improvement igaragara, ati biratangaje cyane ukuntu tubona ifoto yawe igaragara ubu ngubu. Muganga arakomeza arababwira ati ubu ngubu rero icyo turi kubona nuko ukorewe neza ubugororangingo wakira ukongera ukagenda. Bose barishimye, byari ibyishimo bidasanzwe. Muganga yahise areba Diana ati ariko umugore wawe ni igitangaza Logan. Yakwitayeho ntako atagize. Mu gihe yagereye hano hari icyahindutse. Wari warihebye, njyewe najyaga nkeka ko uzaniyahura, ariko aho yaziye akaguma hano byose byarahindutse. Ubanza ari we wari ukeneye kurusha imiti n'ibindi byose twagukoreraga. Bose bahise baseka, ariko Diana na Logan bo bari basetse ukuntu muganga yarazi ko Diana ari umugore we kandi atari ko bimeze. Muganga yakomeje kubwira Diana ati rero madamu, tugiye kubasezerera. Umugabo wawe ukomeze umwiteho muri mu rugo. Muganga uzajya ubafasha mu bigendanye n'imyitozo nyine yo kumugorora, azajya basanga mu rugo cyangwa se mu musanga aho akorera. Bizaterwa n'urwego umugabo wawe azaba agezeho nuko muzavugana na muganga uzabafasha. Diana ati murakoze cyane muga, kandi rwose wivunika, ibyo uvuga ndabyumva neza cyane. Ibyo uvuga nibyo nize kandi ni nabyo nkora. Dr. ati wow, burya uri physiotherapist, biranshimishije cyane. Logan uzamwitaho neza cyane noneho ndabyizeye. Logan yaratashye n'ubundi ariko akigendera mu kagare. Bageze mu rugo ariko Logan byaramugoye cyane. Yashakaga kugira ibyo yikorera, akabona rwose bimubangamiye cyane kuba bamukorera ibintu byose. Rimwe na rimwe yashakaga no guhaguruka ku mbaraga ngo agire ibyo afasha Diana, akongera agahirima hasi. Diana nawe bikamubabaza cyane, ati wowe uko uzajya ukomeza guhirima naho ugeze utangiye koroherwa bizasubira inyuma cyane. Dore wari utangiye gukira, ariko ukomeza uhirima hasi nyine uzabizambya. Diana yabivugaga babaye cyane, ati uzasubira inyuma burundu kandi dore byari bitangiye kuza. Nicyo cyanzanye, niyo mpamvu ndi hano, nzakomeza ngufashe, wihanganye rwose, ubanze ukire, ntukagire ibintu ushaka gukora, dore ndi hano nzajya mbigufasha byose. Logan ati rega mba ngira ngo ndebe ko wenda nagerageza nkagufasha. Ese ubundi kubera iki wowe utajya undambirwa ngo nte? Diana gukomeza kwihishira byaranze, ati erega ndagukunda Logan, kuva ku nshuro ya mbere twahuye. Nta kintu na kimwe rero ntagukorera. Mba numva bisa nkaho uri mu mwenda wo gukomeza kugufasha, mba numva nagukorera ibintu byose. Logan byaramucanze kuko yari yarabwiye yuko Diana atamwiyumvamo. Yahise amusaba imbabazi, ati mbabarire Diana, nari nzi ko rwose utigeze unkunda na rimwe mu buzima bwawe. Nari nzi ko nta na rimwe wigeze unyiyumvamo. Ngiye kugerageza, ntago nzongera gukora ibyo nishakiye. Ngiye kuba umurwayi mwiza wumvira, sinzongera kwivana ku kagare uko niboneye kose.
Logan yarishimye cyane kuko noneho yabonye ko Diana amukunda bya nyabyo kubera n'ukuntu yari abimubwiye mu bihe bigoye nk'ibyo. Batangiye no kumenyerana cyane. Diana amubaza impamvu nta bandi bantu bo mu muryango wabo ajya abona ngo baze bamwiteho nibura cyangwa se ngo banamusure mu rugo aho arwariye. Logan yahise amubwira uko byose byagenze, amubwira ko mama we yatandukanye na se akiri muto cyane, ko ariko gutandukana kwabo ari mama we wabigizemo uruhare, ko yiboneye undi mugabo w'umukire wiberaga mu mahanga, nuko akabata akamusanga, nuko Logan agasigarana na papa we gutyo. Papa we yamureze wenyine, yanga gushaka undi mugore kubera ibikomere yari asigiwe na mama Logan, ariko nanone yakekaga yuko ashobora kuzana undi mugore ntashobokane n'umuhungu, nuko yiyemeza kwibera aho ngaho adashatse undi mugore. Ariko Logan amaze gukura, amaze kurangiza amashuri yisumbuye, papa we nibwo yatekereje noneho kuba yazana undi mugore, kuko yabonaga umuhungu we amaze gukura nta bibazo yagirana n'umugore yazana. Ariko icyo atarazi ahubwo nuko icyo gihe amaze kuzana n'undi mugore, nubwo nta bibazo bagiranye bigitangira, ariko uwo mudamu amaze kubyara yatangiye kugirana n'ubundi n'ibibazo na Logan. Logan ati sinzi impamvu twagiranye ibibazo ari uko amaze kubyara, ariko natekereje ko wenda yagiraga imitungo ya papa yose umwana we azaba ari wisigarana. Logan yakomeje kubwira Diana ukuntu yakomeje gushwana n'uwo mugore, ko uwo mugore yatangiye kumuteranya na se, amubwira ko asigaye amutereta. Ati ni birebire sinakubwira byose muri aka kanya, ariko papa ntiyigeze yemera ko tubiganiraho byose, yabyemeye uko babimubwiraga. Twatangiye gushwana cyane, mbonye bimeze nabi cyane ndigendera ndahunga. Nagiye bose mbarakariye, nagiye ndakarira mama wanjye, ko ari we wateye ibyo byose byo kugira ngo bimbeho mu buzima bwanjye. Mama ndamwanga cyane ku buryo mba numva rwose ari we muntu wa mbere nanga kuri iyi si. Papa nawe yaranyanze ku buryo ategezamo umwanya ngo tuganire mubwire byose. Nta muntu n'umwe mba numva nkunze, buriya ni nayo mpamvu Lydia yaje n'urukundo rugurumana cyane, nkahita mwakira kuko nabonaga urukundo naburiye mu bantu bose ari we urunzaniye. Nubwo bwose mu buzima yaje akanyishushanyaho simbashe guhumuka amaso ngo mbone ko nawe nyine yanshushanyaga. Logan yakomeje kubwira Lydia ati buriya njyewe nabayeho nta rukundo ngira, niyo mpamvu nabayeho ntashobora no kuba hari umukobwa nabwira ngo ndamukunda, kuko nyine nzi ko n'ubundi nta rukundo rubaho, ari ukubeshyanya gusa. None ariko buriya ikintu cyangora cyane ni nko kuba nakunda umukobwa ufite umwana, kubera ko nanjye nta muntu n'umwe wigeze anyereka urukundo. Diana wari usanzwe akunda Logan noneho yumvishe inkuru ye, yumva arushijeho kumugirira impuhwe cyane, nuko akomeza ariko kumwitaho n'ubundi nk'uko byari bisanzwe. Logan byafashe igihe ariko atangira koroherwa. Diana nawe igihe kigeze asubira mu kazi, ariko n'ubundi yafashaga Logan akamukorera ubugororangingo nk'uko nyine yari asanzwe abimukorera, ariko nyine agakora n'akazi bisa nk'aho yiberaga aho ngaho mu rugo kwa Logan. Mama Diana we yari yarumiwe rwose ntiyari akivuga. Diana ariko asubiye mu kazi, yagezeyo nuko abaza impamvu atakibona ka kana k'imyaka 6 kitwaga Tania, abaza impamvu atakikabona. Ati se karakize mwaragasezereye ntago kazagaruka hano, byagenze bite? Nagerageje no guhamagara papa wako ngo muvugishe, ariko telefone ye ntago yigeze inkundira. Bagenzi be bakorana bahise bamwihanganisha bati ese koko ntago wigeze ubimenya? Diana ati biki se? Nuko aramubwira bati papa Tania yarapfuye, yapfuye uri kwa muganga urimo wita kuri Logan, ngira ngo niyo mpamvu utabimenye. Tania rero hari ahantu asigaye aba mu kigo cy'ababikira, umubikira wari inshuti na mama we niwe wamutwaye. Diana agahinda karamwishe, ahita ajya kureba mu kigo cy'ababikira bari bamaze kumurangira. Nuko ahageze Tania yamubonye ibyishimo biramwica,
ati mama wanjye we nari naragukumbuye cyane ariko nari narakubuze, ntago nari nzi ko uzamenya aho nagiye ngo uze kundeba. Diana amusaba imbabazi katari yarigeze amenya yuko papa we yitabye Imana, nuko amubwira yuko rwose nawe yari amukumbuye cyane. Nuko ahita abwira ababikira ko ashaka kumutwara akajya kumurera nyine akibera umukobwa we nk'uko yahoze abyifuza kuva kera. Nuko bamubwira yuko kugira ngo ibyo bintu bikunde bigomba kuba binyuze mu mategeko, ko agomba kubanza kubona ibyangombwa bya Dr. uwo mwana. Diana yarishimye ababwira ko ibyangombwa agiye kubishaka, Tania amubwira ko azishima cyane nabibona akamubera mama. Diana nawe amubwira ko azakora uko ashoboye kose akazagaruka kumutwara bakajya kwibanira. Mbere yo gutaha babanje kujya muri chapelle barasenga, nuko Diana anasengera Logan asaba Imana kugira ngo imukize nk'uko yabikoraga iteka. Lydia nawe aho yari yaragiye asigaye yibanira na boss, batangiye kujya bashwana cyane. Lydia yahoraga ashinja boss kumuca inyuma, bagahora babishwanira. Boss ageze aha akajya amucyurira ati nibi nanjye nguca inyuma tutarasezeranye, wowe se kuca inyuma umugabo wawe mwarasezeranye ukaba waranamutaye, ubwo ngubwo ari njyewe nawe ninde muzima? Lydia byaramuriye nukabura n'icyo avuga, nukabona ko umubano we na boss utazigera umara igihe. Yatangiye kwicuza, atangira kwibaza ku byo yakoze, nuko afata umwanzuro wo gusubira mu rugo akajya gusaba imbabazi umugabo we. Logan nawe ubwo icyo gihe cyose yari mu rugo wenyine, nubwo yari atangiye kubasha guhagarara ariko kugenda byari bitarakunda. Icyo gihe Diana yari yatinze gutaha kubera nyine yari yigiriye kubanza kureba wa mwana we Tania. Logan yakomeje kwicara mu rugo wenyine ategereje Diana, ariko abona akomeje gutinda kandi ni nako inzara itangiye kumwica. Nuko nawe atekereza kuba hari ikintu yakora kugira ngo abone icyo kurya, nuko yinjira muri kitchen. Muri kitchen ariko Diana yari yakoze amasuku, ariko kubera umwanya muke yari afite asiga ibintu byose atabisubije mu mwanya wabyo nk'uko byari bikwiye. Nuko Logan mu kwinjira akagare gakoma ku kabati katari gateretse neza, nuko karanyeganyega gashaka kumugwira. Mu kugira ubwoba bwinshi nuko ashaka guhunga arahaguruka kugira ngo katamugwira, nuko mu bitangaza byinshi yibona ahagaze nawe atazi ukuntu bigenze. Nuko ashima Imana ko akabati katamugwiriye, ariko nanone akomeza kwibaza ibibaye nawe biramuyobera. Nuko atangira no kugerageza gutambuka wenyine nta muntu umufashe, nuko arabigerageza birakunda, yisanga yageze muri salo, nuko ahereza Imana icyubahiro. Lydia nawe niko yari ari mu nzira, ariko nyine yenda kugera mu rugo kubera yari amaze gushwana na boss, yiyemeje kuza gusaba imbabazi Logan. Nuko ageze mu rugo yatunguwe no gusanga Logan ahagaze wenyine nta muntu n'umwe umufashe. Nuko ahita amuyambira amusaba imbabazi ati nukuri sheri umbabarire, nsabye imbabazi kandi nta na rimwe nzongera kugusiga. Lydia yakomeje kubwira umugabo amagambo menshi kamukunda cyane, kandi ubu noneho ko ari wo mwanya agiye kumwereka urukundo agahanagura amakosa yose yakoze. Diana nawe kuko yari yatinze gutaha kubera kujya kureba Tania no kujya gusenga muri chapelle n'ababikira, akabasaba yuko basengera Logan akongera akagenda neza, byari byatumye agera mu rugo atinze. Diana nawe ubwo muri ayo masaha nibwo yari ahageze arimo yinjira, yumvaga akumbuye Logan cyane, yumva rwose atari buri burota amugezeho ngo amubwire n'inkuru y'umwana witwa Tania ko yamubonye kandi ko agiye kumwadopta. Ariko mu gutungurwa kwinshi yatunguwe asanze Lydia yahobeye Logan. Logan nawe rega yamwihoreye, umugore yakomeje kumuhobera. Lydia akibona Diana yahise yitangura ati oh Daya, warakoze cyane rwose Logan, wamwitayeho ku buryo bugaragara, waramuvuye pe, uri umuganga mwiza,
ni ukuri n'ubundi nsanzwe nkuziho ubuhanga. Njyewe ntunguwe n'ukuntu namusanze ahagaze yasubiye mu buzima. Ubu ngubu rwose ntago ariko akigukeneye. Ibisigaye nanjye nabikora, nanjye namufasha. None se umuntu ubasha kwitambutsa akigeza aha ngaha urumva agikeneye fiziyo cyane? Rwose ibisigaye nanjye wabimbwira nkajya mbimukorera. Diana yabaye nk'ufuha ati ariko se ubundi ugarutse gukora iki? Ko Logan wari waramutaye waranamwibagiwe, ni iki gitumye ugaruka? Lydia atari ko ndacyari umugore we mu buryo bw'amategeko, cyangwa warabyibagiwe? Diana yanze kuvuga byinshi ahita asubira inyuma nuko aritahira. Yageze iwabo ari mu kurira ati yego koko mama, wari warabimbwiye sinakumvira. Lydia yagarutse, ariko mu magambo yose yambwiye ambwira ko nyine yagombaga kugaruka kureba umugabo we ko basezeranye kandi ko bagiye kugumana ku bana. Logan nta kintu na kimwe yigeze abivugaho. Byibura ngo anamubwire ko atakimukeneye cyangwa ngo amubwire ngo nasubire iyo avuye, nyine ngo amwereke yuko ari njyewe ugomba kuguma hariya kuko nanamufashije cyane. Mama, ibintu byose nakoreye Logan nta na kimwe yigeze abona, habe no kumbwira nibura ati warakoze. Mama we yaramwihanganishije ati nta kindi wakora, nta kutagize ngo umwereke ko umukunda, ibyo we warabyirangirije. Niba koko nawe agukunda, igihe rega kizagira bikubwire. Diana ati mama, ntago nkibikeneye, nta nubwo nkibitegereje, nta n'undi mugabo nkeneye. Ubu ngubu urabizi ma, hari umwana w'umukobwa ufite imyaka 6 witwa Tania. Uwo mwana ni imfubyi, ngiye kumwadopta, nzamurera. Iby'abagabo byo rwose mise mbivamo burundu. Mama we atari ko se kandi ibyo noneho ugiye gukora ni ibiki? Uratekereza se kuzadopta umwana uri wenyine utayigeze ushaka umugabo bikagukundira? None se ntuzi ko umwana agomba kurererwa mu muryango? None se ntuzi ko umuryango nyine ugizwe na papa na mama? Urumva we kwadopta umwana uri wenyine bizagukundira? Yego njyewe ntago nzi amategeko abigenga, ariko nkanjye ntekereje neza ndatekereza ko ariko byakagombye kugenda. Nuko Diana byumvishe biramubaza ati none se mama, ushatse kuvuga yuko Tania batazemera ko mufata nkamurera? Mama we ati ntago mbizi neza, ntago nzi icyo amategeko abigenga abivugaho, gusa wazabaza amakuru neza. Ibyo nkubwiye njyewe n'ibyo ntekereza, ntago mvuze ko ariko bigenda. Wowe uzabaza amakuru wumve neza uko bimeze. Diana yatangiye kongera kugira agahinda ati mana yanjye koko ibi bintu ni ibiki? Ubu se koko nshobora kubura Logan nkabura na Tania? Naba mbuze abantu babiri b'ingenzi mu buzima bwanjye. Mana ndakwinginze nibura niba Logan byanze, ariko uriya mwana we sinzambure. Diana yatangiye gushakisha amakuru neza ngo amenye ukuntu bigenda kugira ngo azabone ibyangombwa bya Dr. Tania. Logan we nawe aho yarari rwose yaje gukira neza, ariko yarebaga aho byavuye nawe akahabura. Yabonaga ari ibitangaza by'Imana, ubundi agatekereza ko ari abantu bamusengeye atigeze amenya. Ati kuko ibi bintu ntago bibaho, noneho bikanaba no mu gihe gitoya nka gutya. Yabonaga ari ubuntu bw'Imana yagiriwe. Yatangiye no kongera gushaka akazi. Bari mu rugo we n'umugore we Lydia bicaye, fone ya Logan yarasonnye nuko aritaba. Yumva nta hantu yari yarapurayinze asaba akazi, bamubwira ko yazaza gutangira akazi mu cyumweru gitaha. Logan yitereye ibirere, ntago yabyumvaga. Lydia amubaza ikintu bamubwiye gitumye yiterera ibirere gutyo. Logan amubwira ko abonye akazi muri kampani ikomeye cyane yahoze yifuza gukoramo kuva kera. Lydia nawe yarishimye ati ndumva yari amakuru meza rwose. Imibereho yari itangiye kwanga neza neza. Nari ndimo ntekereza ngo nanjye nongere nshaka akazi, ariko reka mbireke. Ubwo wowe ukabonye njyewe nta mpamvu n'ubundi. Ahubwo sheri, ubu nta kuntu wareka tukazasohoka muri weekend mu mafaranga make twari dusigaranye?
tukishimira iyo nkuru nziza ikugezeho. Logan ati ngo uvuze ngo iki? Lydia ati ko mbona se bikurakaje, ndashaka nyine tuzasohoke tuganire twishimire ko wakize, twishimire nuko wongeye kubona akazi, tunagarura umubano wacu nk'uko kera byahoze. Niyo mpamvu nyine nari mbitekereje gutyo. Logan yaramurebye aramwitegereza atari kuzi ko burya nta soni na nkeya ugira. Uratekereza ko ibyo wankoreye byose wabasha kubihanagura tukabifata nk'aho bitigeze bibaho? Ndinde se njyewe wo kwibagirwa ibyabaye byose? Lydia ararakara ati ibyo byose wabona uri kubimbwira kubera Diana waje akakwishushanyaho akigira umutagatifu imbere yawe, akakumvisha ko njyewe ndi umuntu mubi. Uriya mukobwa mana yanjye sigaye mwanga ku rwego nanjye ntazi. Lydia amaze kuvuga ayo magambo yose, Logan yarababaye n'umujinya mwinshi ahita amubwira ati ariko se nta nubwo wanamushimira nibura yuko yanyitayeho? Nta soni ngo uramwanga? Kuba utanabasha gutekereza ngo unahe agaciro ibyo uriya mukobwa yankoreye, ndumva nta n'umutima wa kimuntu kigira. Icyiza wafata ibintu byawe ukigendera ugasohoka ahangaha. Lydia ati njya he? Wibagiwe ko se njyewe nkiri umugore wawe twasezeranye? Logan ati ntacyo humura, impapuro za gatanya ziri hafi. Igihe wamaze warantaye kiremewe mu mategeko kugira ngo badutandukanye. Lydia yatangiye kurira musaba imbabazi nyinshi, ariko Logan ntago rwose yaramwitayeho. Igihe cyaje kugira koko gatanya barayibaha. Logan yahise agenda ajya kureba Diana amubwira ko amukunda cyane, ko yashakaga kubimubwira ari uko amaze kubona ibyangombwa by'uko nyine atandukanye n'umugore we. Diana yaramubwiye ati urabizi maze igihe kinini cyane ntegereje iryo jambo ariko nari nararibuze. Ariko ikimbabaje ni uko ubimbwiye n'ubundi ntagifite ikintu narikoraho. Ubu ngubu ntago byakunda, mu minsi mike ndaba mfite umwana, kandi wambwiye ko utabana n'umukobwa usanzwe ufite umwana. Logan yaratunguwe ati none se Daya byagenze bite? Uratwite se? Diana ati oya, ariko bireke wimbaza byinshi twe kubitindaho. Icyangombwa nyine nuko njyewe nawe ubu ngubu tutakundana ngo bikunde. Diana yahise yigendera, Logan asigara amwinginga ngo nagaruke babanze bongere bavugane. Nukamubwira ko amukunda cyane, ko niyo yaba atwite nta kibazo uwo mwana bazamurera. Diana yaramubwiye ati mu mwanya mbitekerezeho, n'ibyangombwa ndi kwirukankaho nabyo ntago binyoroheye rwose, ndakwinginze reka mbanze nke muri ibyo ngibyo, ibindi uzaba ubimbwira nyuma. Hashize igihe Diana nta gisubizo araha Logan. Logan nawe akomeza gutegereza yihanganye. Diana nawe rimwe yibereye mu rugo agiye kubonabona wa mubikira watwaye Tani yaramuhamagaye aramubwira ati ibyangombwa urimo gushaka nushaka ubireke, umwana yabonye abo mu muryango we bifuza kumujyana. Urumva rero umwana ntago twamuha umuntu badafitanye isano kandi agiye kubana nabo mu muryango we. Hari musaza we rwose wifuza kuza kumutwara. Diana ati oya mase ntago rwose bishoboka, rwose uriya mwana n'uwanjye na papa we atarapfa yari yarasize abinsabye ko nazamutwara nkamubera nyina. Masera ati yego ndabyumva kandi uriya mwana nabonye nawe agukunda cyane, ariko se nanone ku muryango w'umushaka cyane. Diana ati ese nta kuntu mwavugisha abo bantu bo mu muryango we nuko bakamumparira? Masera ati reka rero nzababwire mwese muzi hano nuko mwivuganire mu byumvikaneho. Diana ati ibyo nta kibazo mase, rwose ndasenga Imana bazanyumve bamumparire, kuko uriya mwana ntago niteguye kumubura rwose. Umunsi bahanye warageze,
Diana yagiye hakiri kare ku masaha bari bavuganye byibura ngo abe yiganirira na Tania, ariko yasanze ababikira bagiye mu misa na Tania ntawe uhari, nuko aba yicaye gategerezeho gatoya baze kuza bahamusanga. Yicaye aho ngaho ariko ategereje ababikira bagiye mu misa, ari nako ategereje abo mu muryango wa Tania kugira ngo babiganireho abasabe bamumuharire, yagiye kubona Logan amusanze aho ngaho, nuko bombi baratungurwa, buri wese yibaza uburyo undi yahageze. Logan ati none se wageze hano gute? Diana nawe ati none se wowe kuri hano ahubwo bigenze bite? Logan yahise amubwira ko hari umwana uhabaje gusura, undi nawe amubwira ko ari uko bimeze. Ibyo ntibabitinzeho kubera ababikira bafasha abana benshi, ahubwo batangiye kwiganirira. Logan amubwira ko yicaye agatekereza, akareba ukuntu ubuzima butangaje cyane, ko umunota ku munota buba bushobora guca mu myanya y'intoki umuntu nyine, nuko bikamutungura agapfa rwose mu bintu atanatekerezaga, ukuntu yakoze agisida akabura gato ngo apfe. Atubumba ntekereza ukuntu nari ngiye gupfa n'urwango mu mutima wanjye. Ati papa wanjye numvaga naramwanze cyane, sinamenye ko yitabye Imana ubwo nari ndi mu bitaro. Sinamushyinguye, ntiyantaye ubukwe, muheruka ubwo navaga mu rugo. Umudamu we nawe babanaga, nawe namenye ko ari we witabye Imana mbere ya papa, nuko agasiga n'umwana ukiri mutoya. Wumve rero ukuntu ubuzima butangaje. Ubwo si iyo mitungo yamporaga yarayitwaye, ubu se mama wanjye ahari n'undi mugabo aranezerewe abizi neza ko yadutaye. Byose maze kubitekerezaho nasanze iby'isi rwose ari ubusa. Nabonye nta kintu na kimwe kigomba kutubesha kuri iyi si usibye urukundo, kuko ibyo twirwa twiruka inyuma byose n'intizanye igihe kimwe bizashira, byose tuzabisiga umunota umwe. Niyo mpamvu rero niyemeje kuza hano nkatwara murumuna wanjye, nuko nkamurera, nkamwitaho, nkamuha urukundo nk'umuntu nyine wo mu muryango wenyine yasigaranye. Nyuma yo kubabarira abo bantu bose bampemukiye, numvise nta kindi kintu nakora usibye gutwara uwo mwana nkamurera. Ubu ngubu mu mutima wanjye narabuhotse, ibyo nibwiraga byose narabiretse, urwango rwose nagiraga rwankamutsemo. Diana ataramubaza byinshi byerekeye uwo mwana, ababikira bahise baza. Tania mu gukubita amaso Logan na Diana, nuko aza yiruka cyane, nuko arabayambira, ariko kubera ukuntu yari aziranye na Diana cyane, niwe yari afite ubwuzu, ahita anamwicaraho. Nuko Diana aramuterura, nuko amubwira ko yari amukumbuye cyane. Bose wabonaga bafitanye urukumbuzi rutangaje, ku buryo ari ababikira ari na Logan bose bari bumiwe. Ariko Logan yatunguwe cyane no kubona umubano wabo atarasanzwe abizi. Ati none se musanzwe muziranye gute? Kuva ryari se ubundi muziranye? Diana ati uyu mwana tuziranye kuva kera. Tuziranye kuva kera cyane muvura, rwose niwe mwana nakubwiraga ko nenda kugira. Niwe nyine mwana nashakaga kwa Dr. Ndumva nshaka ko aba umukobwa wanjye. Ni ibintu tumaze iminsi twifuza, kandi na papa we yari yarabinsabye mbere y'uko apfa. Nubwo nyine nawe yapfuye simbimenye, kuko yitabye Imana muri ya minsi twari kwa muganga nk'urwaje. Logan yamaze kumva ibyo byose araceceka abura n'icyo arenzaho. Nuko Diana ahita abaza Masera ati none se Mase, umwana Logan yaje kureba wari he, kataza ngo amusuhuze? Ahubwo se famiye ya Tania yo bari hehe ko mbona barimo gutinda, kandi amasaha twari twavuganye yageze, njyewe nanahageze kare cyane, ariko wenda bashobora kuba bagize ibibazo, ahubwo mwabahamagara mukabatubariza aho bageze kugira ngo babanguke. Rwose ndumva atari njye uri burote mbabonye kugira ngo tuganire bamparire uyu mwana, kuko ndamukunda cyane. Masera yabonye bitangiye kumucanga, nuko asaba Tania kuba agiye, asigarana na Logan na Diana bonyine. Masera yahise ababwira ati erega ubu njyewe sinzi ukuntu ndi bubigenze,
ndabona umwanzuro ari ukubishyikiriza inzego zibishinzwe zigafata umwanzuro. Umwana ubundi nta wundi muntu twakabaye tumuha usibye abantu bo mu muryango we, ariko ndabona yikundiye Diana cyane kurusha musaza we. Diana ati musaza we? Musaza we wese kandi? Logan ati mase, noneho nta mpungenge nkifite, naje numva nta wantwara umuvandimwe wanjye, ariko kubera ari Diana nta kibazo rwose nkifite, ndabizi neza ko azakunda Tania kundusha. Uko njyewe rwose nabikora, ndabizi ko Diana yabikora kundusha. Nubwo ari umuvandimwe wanjye, ariko Diana ndamuzi, agira urukundo n'umutima mwiza ntarabona n'undi muntu uwo ari we wese. Umuvandimwe wanjye azamwitaho kundenza. Logan ataragira ikindi yongeraho, Diana ati ariko sibyo uri kuvuga noneho ni ibiki? None se ni wowe musaza wa Tania? Logan ati yego, Tania ni wa mwana nahoze nkubwira, ni wa mwana nyine nakubwiraga kuva kare. Diana ati mana yanjye we, ibi ni ibiki koko mase? None se ubu koko biragenda bite? Mase ati njyewe rega nababwiye ko ntazi icyo ngomba gukora, ngaho hagati yanyu ni muhe umwanzuro. Umwana agomba kuba uwande? Arajyana na musaza we cyangwa arajyana na Diana nk'uko nyine yabisabwe na papa we kuva kera? Mase ariko nako reka dukurikize ubwo ibyo musaza we Logan amaze kuvuga ko Diana ari umuntu mwiza, ko yakita kuri murumuna we kurusha uko we yabikora. Ndumva umwanzuro twawubonye, reka twe kujya mu bintu byinshi by'amasano n'ibindi byose, Logan yabirangije. Diana ati noneho mase, umwana ndabyemeye ajyane na Logan, kuko niwe muntu wenyine mu muryango asigaranye, mumutwaye naba ngiye kwikunda cyane. Logan nawe ati oya Diana, umwana umutware, uzamukunda kandi uzamwitaho kundusha, ndabizi isano mufitanye isumbiye amaraso. Mase ati ariko se Bikira Mariya nyir'impuhwe koko noneho ubu turakora iki? Logan ati mase, urabizi neza icyakoroha kurusha ibindi nuko ubundi uyu mwana yaba uwacu twembi, byamunezeza cyane kandi natwe ndumva byatunezeza kurushaho. Mase ati gute se kandi? None se ukwezi kumwe yakumara iwawe, ukundi kwezi akakumara kwa Diana? Sobanurira neza. Logan ati Diana, wanyemerera ibi tukagenda tukabitekerezaho neza, tukazagaruka tubabwira umwanzuro ufatika? Ndakwinginze nyemerera tugende tubiganireho twitonze. Diana yarabyemeye, Tania yaraza basezeraho nuko barataha, bamubwira ko bazagaruka vuba bidatinze. Tania ababwira yuko nawe azishima ari uko abonye mama Diana akabana na papa Logan. Bose batunguwe n'amagambo y'uwo mwana. Masera biramusetsa ati wabona koko bitabaye impamo se? Logan nawe mu mutima ati nanjye nizo nzozi zanjye za mbere naba nkabije. Diana we byaramurenze nuko yumva agiye no kurira ariko arikaruma. Masera na Tania bamaze kubasezeraho, Logan yasabye Diana ko bajya ahantu bakaganira. Bagezeyo, Logan yongera kubwira Diana ko amukunda cyane. Diana noneho ntaho yari guhera hakana, rwose bisa naho noneho irya jambo nanone yararitegereje iyindi nshuro. Bisa nkaho yari ategereje kongera kuryumva. Yahise abwira Logan nawe ko amukunda cyane, ko imbogamizi yari afite z'uko atazakunda Tania zivuyeho, ko noneho bimurenze cyane ubwo yanamenyaga yuko ari musaza we. Byari ibyishimo bidasanzwe Logan amaze kumva ko noneho Diana yemeye ko bakundana. Si kuri we gusa kuko na mama Diana byaramushimishije cyane kumva ko noneho umukobwa we ashyize agakundana n'umusore yakunze kuva kera. Bidatinze baje no gukora ubukwe. Tania yarishimye cyane kuko yabonye papa na mama yari amaze igihe yifuza. Wari umuryango wishimye, bose bari banezerewe cyane.
Logan yakundaga kubwira Diana ati ubu noneho sinzongera kurakarira Imana ngo numve ko yankuyeho amaboko kubera ingorane duhura nazo muri ubu buzima. Nubwo nakoze iriya accident nkihiba nkahura n'uburibwe bukomeye, ariko ubu nibwo mbona ko byose byari umugambi w'Imana. Yitaza kuba iriya mpanuka sinari kumenya ko Lydia atigeze ankunda na rimwe mu buzima, ko byose byari imipango ye. Yitaza kuba kandi sinari kubasha kubabarira papa na mama Tania, ariko ikiruse ibindi byose ntago nari kuzigira nkundana nawe. Nacyo kintu cy'ingenzi nari kuba nkumbye mu buzima, kuko byose byatewe nawe. Wampaye urukundo ruzira uburyarya bituma nanjye ntangira gukunda. Ni wowe soko mvomaho urukundo rwose mfite. Diana yumvaga byamurenze, nuko aramubwira ati nanjye urwego wagezeho rwo kubabarira no gukira ibikomere rwaranshimishije cyane, ariko hari umuntu umwe utarabasha kubabarira. Logan ati uwo ninde? Diana ati mama wawe. Logan ati mama nawe naramubabariye kuko ni nawe muntu wa mbere ubundi nangaga kurusha abandi bose. Nahoraga mubonamo nk'umuntu wanyangirije amahirwe mu buzima. Nabonaga ibimbaho byose ari we wabiteye. Mama we ariko nta katagize ngo ansaba imbabazi, nta nuko atagize ngo anyoherereze amafaranga menshi ashaka ko nyine mfata indege nkamusanga mu mahanga haba, ariko narabyanze byose kuko numvaga nta rukundo na rukeya nkimufitiye. Ni kenshi namubwiraga ngo niba nawe ukidukunda fata indege uze, ariko akambwira ko umugabo we babana adashobora kubimwemerera. Mama nageze aho nkupa umubano wose twari dufitanye, telefone ampamagayeho nkayibloka, ubutaha ntibizongere. Iyo anyandikiyeho nayo bikaba uko, ubutaha akabura aho ankura, kugeza aho twaje kuburana neza burundu. Ariko kubera namubabariye nyine nanjye naje gushakisha nimero asigaye akoresha, naje kuyibona. Ndaza kumuvugisha, nanamuratira umugore w'igitangaza Imana yanyihereye. Bose barasetse. Diana ati nzishima tugiye kubasura cyangwa se twongeye tukabonana. Logan ati nanjye ndumva uwo munsi ari umunsi w'amateka akomeye cyane, mutegereje n'amatsiko menshi cyane. Kandi humura bidatinze mama wanjye tuzabonana, kandi ndabizi neza ko azishimira kuba gufite nk'umukazana. Ndumva nzamubwira byinshi, nzamubwira ko ari wowe mahitamo ya mbere meza nagize mu buzima bwanjye, n'ibindi byinshi. Nuko bararebana baraseka. Aha ni inkuru yacu tuyisoreje, ndizera ntashidikanya ko yakuryoheye bidasanzwe. Nkurarikiye rero no kuzakurikira inkuru zacu z'ubutaha. Imana ikurinde, tuzongere duhure.